kubasuhuza nshuti bakunzi ba Joel Gospel Praise TV. Tubahaye ikaze kandi mu kiganiro cyacu cy'umunsi wa 9. Uyu munsi turi bwibande cyangwa se turagendera ku ntego ivuga ku maraso ya Yesu, the blood of Jesus Christ. Bavandimwe, reka dusenge kugira ngo Imana ize kubana natwe mu kiganiro cy'uno munsi. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 9 mu minsi twihaye y'ibyumweru 2 yo gusoza umwaka, twiyunga na Kristo Yesu, tuganira kuri we kugira ngo tumwizere, abantu bumve ibiganiro babashe guhinduka bave mu mwijima basange Kristo Yesu. None kuri uno munsi aho tugiye kuganira kureba ku kamaro k'amaraso yawe, turagusabye kugira ngo ubane natwe, utuyobore, utwiteho, utumurikire. Abazumva iki kiganiro bazahumuke kandi bazamurikirwe n'umucyo. Urakoze, binubane natwe mu izina ryawe ryera, amen. Shuti bavandimwe, mureke dusome ijambo ry'Imana tugiye kugenderaho mu kiganiro cyacu. Turasoma mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 9 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 14. Hari ijambo rivuga ngo, kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa ku iteka. None ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka yiriza, iyo bimwinjiriwe ku bahumanye ko byeza umubiri ugahumanuka, ntaswa amaraso ya Kristo Yesu witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka witeka, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu, akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Twongereho ijambo ryo mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 7. Hari ijambo rivuga ngo, ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 20 haravuga hati, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo mu isi cyangwa ibyo mu ijuru. Haleluya. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turareba ku gaciro k'amaraso ya Yesu mu gakiza kacu twahawe. Amaraso ya Yesu ni ishingiro ry'ubukristo nyabwo. Nta maraso nta gakiza, nta kubabarirwa ibyaha, nta kubana n'Imana byabaho hatabayeho amaraso ya Kristo. Kuko uyu Yesu niwe utwunga n'Imana, niwe uduhuza n'Imana, kuko niwe waje kugira ngo abe umuhuza w'abantu n'Imana. Ku musaraba Yesu ntiyatanze amagambo gusa, ntiyavuze amagambo gusa, ahubwo yatanze amaraso ye. Amaraso ya Yesu ni igihamya cy'urukundo rw'Imana, ni igikoresho cyo gucungura, cy'ubucunguzi, gucungura abantu, kandi ni imbaraga zikomeza uwizera Yesu uyu munsi. Niyo mpamvu duhamagarirwa gusobanukirwa no kwizera agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu, bavandimwe, aya maraso ya Yesu niyo yaje
aje mu mwanya wo gucunga icyaha, gukuraho icyaha. Bibiliya itubwira ko nta kubabarirwa ibyaha byabaho hatabayeho kumena amaraso cyangwa se kuva amaraso. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 22 haravuga hati, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Ntibishoboka hatabayeho kuva kw'amaraso, kubabarirwa ibyaha ntibishobora kubaho. Ibi bitwereka ko icyaha gifite ikiguzi gikomeye. Amaraso ya Yesu niyo yonyine yabashije kwishyura kino kiguzi. Yesu Kristo umwana w'Imana yatanze amaraso ye ku bushake kugira ngo acungure umuntu wari waragurishijwe n'icyaha. Haleluya. Nta maraso y'inyamaswa nk'uko yamenwaga mu gihe cy'isezerano rya kera, nta mirimo myiza, nta n'amategeko byashobora gukuraho icyaha cy'umuntu burundu, uretse amaraso ya Yesu. Niyo yonyine akora cyangwa se ahanagura ibyaha bigakurwaho burundu, umuntu agahinduka icyaremwe gishya, agahinduka umwana w'Imana. Amaraso ya Yesu niyo yabashije gukora iby'amaraso y'inyamaswa atakoze, ibyo gukora imirimo myiza bitakoze, iby'amategeko atigeze akora. Ibyo amaraso ya Yesu Kristo arabishoboye. Agakiza k'umuntu gashingiye ku byo Kristo Yesu yakoreye ku musaraba, si ku by'umuntu bwe yashoboye gukora. Haleluya. Ntushobora kubona agakiza utagakuye mu kwizera Kristo. Never. Ntibishoboka. Amaraso ya Yesu arimo ububasha bwo kubabarira ibyaha, harimo ububasha bwo koza abivuguta mu isayo y'ibyaha. Amaraso ya Yesu arimo umuti uvura, womora inguma z'imitima yakomeretse, kuko twabonye ko uyu Yesu akiza abakomeretse gusa, akiza abafite imitima ibabaye. Ibi bishoboka kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Abefeso igice cya 1 umurongo wa 7 hari ijambo rikomeye cyane rivuga riti, niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibyaha byacu. Haleluya. Ngo nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Kubabarirwa ibyaha si ukumva gusa ko wicuza mu mutima wawe. Oya, kuko uricuza uyu munsi ariko ejo ukongera ukabikora. Ahubwo kubabarirwa ibyaha ni igikorwa cy'Imana. Haleluya. Gishingiye ku maraso ya Yesu. Iyo umuntu yemeye Kristo mu mutima we, amaraso ye ahita asukura ibyaha bye byose, bigakurwaho, bigahanagurwa, bikirukanwa ku muntu, umuntu agasigara yera ari umukiranutsi. Haleluya. Ibyaha by'umuntu byose bihita bibabarirwa, bigakurwaho n'amaraso ya Kristo Yesu. Ibyo wakoze, ibyo n'ibyahazaza
mbese iyo ukimara kwemera Kristo ntuba ukigendera mu mwijima, ahubwo uba ugendera mu mucyo. Uyu Kristo ni umucyo, niyo mpamvu kumwegera ubwabyo, kumufata ubwabyo, kumutunga ubwabyo biguha ubushobozi bwo kutongera kwivuruguta mu byaha. Haleluya. Amaraso ya Yesu asukura umutima w'umuntu. Muvandimwe, icyama muri urugendo turi gusoza umwaka, ukemerera amaraso ya Kristo akaminjagirwa kuri wowe, maze umutima wawe ugasukurwa ugakurwamo ibyaha byose. Umwenda w'ibyaha ufite ukawishyurira. Amaraso ya Yesu Kristo akaguhindura umwana w'Imana. Niyo mpamvu uwizera Kristo adakomeza kwishinja ibyaha. Ntibishoboka, kuko aba ari mu mucyo. Wabyishinja ute kandi uri mu mucyo? Uba waramaze kubabarirwa. Nta hantu uba ugihuriye n'umwijima, kuko amaraso ya Yesu, haleluya, aba ari muri wowe. Amaraso ya Yesu aba ari kuri wowe, ntuba ukishinja ibyashize. Hoya, ahubwo wakira impano y'ubuntu ya Kristo Yesu, haleluya, ukababarirwa ibyaha, ugakurwa mu mwijima, ugashyirwa mu mucyo. Amaraso ya Yesu twayahawe nk'inzira yo kwegera Imana. Mbere ya Kristo, mbere y'uko aza, umuntu ntiyashoboraga kwegera Imana mu bwisanzure. Hoya, ntibyashobokaga. Icyaha cyari urukuta rukomeye rutandukanya Imana n'abantu. Ariko amaraso ya Yesu yaje gusenya urwo rukuta, ruratanyuka, rurashwenyuka, maze buri muntu wese abasha kwigererayo. Dufite ubutware bwo kwinjira hera cyane ku bw'amaraso ya Yesu. Niko Abaheburayo igice cya 10:19 hatubwira. Amaraso ya Yesu aduha uburenganzira bwo gusenga, bwo kuramya no kugirana umubano wihariye n'Imana Data. Bityo iyo uwizera asenga, agomba kumenya ko yinjira imbere y'Imana ku bw'amaraso ya Yesu, atari ku bw'ubutungane bwe. Oya, ahubwo agezwe imbere y'Imana n'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo ni nk'imbaraga zo kunesha Satani. Aduha imbaraga zo kunesha Satani. Haleluya. Ibyahishuwe igice cya 12:11 haravuga hati, nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwa. Ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Haleluya. Igihe kigeze kugera Satani amanurwa mu isi kubwo kwishyira hejuru. Ariko abari mu isi, ababashije kumunesha, bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Ntibakunda amagara yabo, ntibigera banga no gupfa, ahubwo bagira guhamya ku bw'amaraso ya Yesu Kristo. Satani ashobora gushinja no kwibutsa umuntu ibyaha bye bya kera no kumutera ubwoba, ariko amaraso ya Yesu aca intege ibitekerezo bya Satani burundu. Amaraso ya Yesu aca intege Satani burundu. Iyo umwizera ahagaze ku maraso ya Yesu Kristo, Satani nta bubasha bagifite kuri we.
mu ntambara zo mu mwuka. Amaraso ya Yesu ni intwari ikomeye yo kunesha. Muri iki gihe turi gusoza umwaka bavandimwe, ugomba kwakira amaraso ya Yesu nk'isezerano rishya. Haleluya. Kuko Yesu ubwo yari ari gusangira n'abigishwa be ifunguro rya nyuma, yatereye igikombe aragishimira, arangije arakibaha ngo nimwakire munyweho mwese, kuko yari amaraso y'isezerano rishya ava ku bwa benshi, kugira ngo bababarirwe ibyaha byabo. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 26 umurongo wa 28. Haravuga ngo kuko yari amaraso y'isezerano rishya ava ku bwa benshi. Haleluya. Kugira ngo bababarirwe ibyaha byabo. Isezerano rishya si isezerano rishingiye ku mategeko, ahubwo ni isezerano ry'urukundo n'ubuntu bwa Kristo Yesu, n'ubuntu bw'Imana isumba byose. Amaraso ya Yesu ni ikimenyetso cy'uko Imana itazongera kudutererana ku bazayizera bose. Ni isezerano rishingiye ku byakozwe na Kristo, si isezerano rishingiye ku byakozwe n'abantu. Nta nubwo ari ku by'abantu bagusezeranije. Kubaho ubuzima bwa gikristo ni ukubaho wizeye isezerano rishingiye ku maraso ya Yesu. Haleluya, haleluya. Se muvandimwe, umumaro w'amaraso ya Yesu uri kumva? Soza umwaka minjagirwa kuri wowe. Mara igihe cyose amaraso ya Yesu aminjagirwa kuri wowe, aba isoko itembera mu mutima wawe. Imbaraga z'amaraso ya Yesu mu buzima bwa buri munsi urazikeneye. Amaraso ya Yesu si inkuru yo mu mateka, oya, ni imbaraga zikora n'uyu munsi. Ayo maraso aracyasukura, aracyakira bemera kwizera. Nawe urayakira. Aracyakiza imitima, aracyakiza n'uyu munsi. Aragutegereje ayo maraso ya Kristo Yesu kugira ngo asukure umutima wawe, aguhindure uwera, umuziranenge, utagawa mu maso y'Imana. Imana iraduhamagarira kwemera agaciro k'amaraso ya Yesu, kuyiringira no kuyaba mu buzima bwa buri munsi. Bavandimwe, uyu munsi urahamagarirwa kwibira mu maraso ya Yesu. Niko uzavamo ubaye icyaremwe gishya, ubaye umwana wiwe, umutima wawe usukuye, uhindutse mushya. Ngaho ufatanya nanjye gusenga iri sengesho. Data, warakoze kubw'amaraso yawe wamennye ku bwacu. Aya yatubereye ikimenyetso cy'uko tutazongera gucirwaho iteka ku bazakwizera bose, kuko ayo maraso aturema bushyashya akaduhindura bashya. Ntabwo tuyibiramo ngo twongere kwibonaho ibibi, ahubwo tuhita twakira kwizera ko twinjiye mu bugingo buhoraho bw'iteka ryose. Ntitwongera gusaba ubugingo ngo Mana uzaduha ubugingo, ahubwo tuba tubwakiriye, tuba tubwinjiyemo. Haleluya. Hano kuri Joel Gospel Praise TV turagushimiye ko waduhishuriye iri banga. Hanyuma abumvise iri jambo, kino kiganiro bose baha umugisha, baha imbaraga zo kwizera.
bahe kugumana nawe, bahe kuguma ku isoko y'amazi amara inyota, bahe kwibira mu maraso ya Yesu, bahindurire imyambaro, bakure mu mwambaro mubi, bashyire mu mwambaro muzima, bagendere mu mucyo wawe, biringire umusaraba wa Kristo w'amaraso yamenekeye. Urakoze, turagushimiye kuri kumwe natwe, ni mu izina ryawe ryera, wowe usumba byose, amen. Muvandimwe, wakoze cyane kubana natwe, ariko Kristo Yesu aragukeneye, arakwifuza, akeneye kubana nawe, akeneye kugendana nawe, akeneye ko wibira neza, ukibira mu maraso ye, ukavamo wera de, ukavamo uri umuziranenge, ukavamo uri umwana w'Imana. Ngaho wibuke gukometinga kugira ngo mbone ko turi kumwe, wibuke gusangiza abandi no gukora subscribe, kwiyandikisha kuri uru rubuga rwa Joel Gospel Praise TV, kugira ngo tuzajye tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urakoze, ndagukunda cyane kandi uri umwana w'Imana.